Kutemwe mba umubwire nzongera kumva mu cyumba wirizwarizwa vuga ngo Yesu 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 nzakubaza nimba Yesu ari we mwashakanye cyangwa arakurongora agacemu indera hakurya hariya niho ukwiriye kujya hakurya twaririmbye ya ndirimbo nziza imwe ukunda nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora umushumba mbese hari ubwo ajya anyuzamo nibura akagira atenda nimwakire mugira ko mujyana mu rugo Nani Yesu nagucumuyeho iki kuki nkora ibyiza bibi bikantanga imbere ako shari nyine hari ikibazo mfite ikibazo cye niba mungubu nyine kuba nakakugiriye inama ukitwara neza ntabwo ukwiye kuba nk'abasore b'iki gihe ahubwo so wamuha agafunguzo man reka nkubwire ntari bariko koze kubwe inama ungiriye yego ndumva wagenda urugendera n'umusaza mwiza inshuti yawe numva wagenda ukajya kumusura nta kibazo Mabuja ndashaka amafaranga kujya guhaha ko bose ko yaje arasubira mu kazi atariye Sema papa kuri guhutira mama oya mwana wanjye ntabwo bihindutse umura tuzamusengera kandi azahinduka karibu papa pe karibu umugabo mwiza Sema papa kuri guhutira mama cyane mu cyumba ariko papa Keti wahinduwe n'iki nahinduwe nuko nibeshye hasi nta kintu kimbabaza nko mu myaka tumaranye ubona arakwibeshye kugenda cyagukunda kundana nemeye sibwo rukundo ufite ntagaragara ufite asane kutemwe mba umubwire nzongera kumva mu cyumba wirizwarizwa vuga ngo Yesu 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 nzakubaza nimba Yesu ari we mwashakanye cyangwa arakurongora asane ikindi cya kabiri ndajya mumubwire ngo guhera n'umuntu atanyusa ntuzongere kuntekereza uzajya mbona ntashye kuko hano ni iwanjye nta biryo byankeneye nta mazi wankeneye uzajya umbarira kugeza asane Nani Yesu nagucumuyeho iki kuki nkora ibyiza bibi bikantanga imbere ariko akazi kaha ntikajya karangira ubundi se ndakorera iki n'ubundi kuko abaye kose bahita bankata agira agapfu gatoya bakajya bankata ariko ndaje nzivumbura nigendeye niyo yayo
reka ndekere aho ngaho njye kureba mabuja n'umucuranga njye guhaha. Mabuja, ndashaka amafaranga yo kujya guhaha ko bose ko yaje arasubira mu kazi atariye. Nose ubu ntiyongera akankata. Tena njya mu kazi. Ese ko warakaye yongera gukubise? Tena ibibazo byanjye njya mu kazi. Azina nk'ibya Yesu ntagira umuntu ushima umunyacyubahiro naho yakirusha abandi. Mama Fisi, Mama Fisi wanjye. Yesu ashimwe muntu wanjye. Haleluya. Amina. Twagize ibihe byiza shaho. Karibu karibu. Oh, murakoze cyane. Se wiriwe neza? Uwiteka yabikoze umwami Yesu. Ashimwe, haleluya. Gushimiye hakurya ngo mvuze Yesu. Mufi. Muntu wanjye, umunsi twagize ibihe byiza. Twaririmbye ya ndirimbo ukunda, nabonye umukunzi mwiza. Byose arabishobora. Ntukikunda? Adewe. Ahubwo Mama Fi, ndagira ngo ungirire vuba, hanyuma umushumba yambwiye kwigisha bizera bashya. Ugende umushumba. Ariko ariko ndakubaza. Ibyo ngibyo uwo mushumba wanyu ibyo akora byose ibyo hari nubwo n'umunsi umwe yari yagira ati ndajyana mu rugo. Ariko njyana icyo urashaka kujya uvuga ku maturo? None kuri ayo maturo. Bira ni by'abatambyi ni by'abashumba. Twebwe dufite ingororano zacu mu ijuru. Yesu yigeze abwira abigishwa, arababwira ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Aravuga ngo mu rugo rwa data hariyo amazu menshi kandi meza. Ngiye kubategura hanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ariko amana uno Yesu. Ubu Yesu rero yarakubwira ngo ntube wagenda ngo ucakayoge ngo ugire icyo ukora mu rugo ngo uri kwa Yesu uri ugenda. Hari icyo wabuze? Wabuze isukari? Yesu iyo duhinze arabyeza. Yesu ni utanga imigisha. Nukuri kw'Imana. Nibyo. Ariko no Yesu nuhaguruke ngo uvanga ugende ugiye kugira icyo ukora ngo Yesu azabiyo. Ugamije ndeke umurimo w'Imana, ndeke gusenga. Ariko ugere igihe uvuga uti reka ngiye guca akayogi. Reka akayogi n'umurimo w'Imana. Kuwa mbere tugomba kureba abarwayi, kuwa kabiri hanyuma tugasengera abantu kandi tukajya no kubwiriza abantu mu ngo. Ya. Maze iminsi nkora akazi cyane kandi akazi nkora ndabona kangora. Ariko ntacyo, nibwo ndimo nkora akazi kagoye cyane, ariko ni ngombwa ko ngomba gufata n'igihe cyo gusura inshuti zanjye ndetse nabo twabanye tuba dukumburanye. Ngomba kujya gusura umusaza witwa Rugenera, twarabanye cyane kandi igihe kirekire n'umuryango we twarabanye. Kaze ndewe ndi umuhungu wanjye, se umuhungu wanjye araharugura. Chris. Yes, daddy. Ngwino hano. Nuko rero ugahora ugendagenda no. Yesu yigeze abwira abigishwa abajyanye mu butayu. Hanyuma abwira yajyanye Petero, Yakobo na Yohana. Hanyuma barangije bamaze kugera mu butayu barasenga, babona Mose na Eliya. Petero na Yakobo na Yohana icyo gihe bameze neza bari mu gusenga. Ngo bona Petero yawe tata we. Kuwa mbere ukagenda, kuwa kabiri ukagenda ukabiyogiyo gusa. Ntugire umwanya uha urugo rwawe ngo wagiye kwa Yesu. Wabuze iki?
uzi noneho ibindi ubu ngewe nigiriye mu turimo twanjye mfite imyumbati yanjye iri hariya ngomba kwanika mba nahinze kandi ntabwo ushaka kumfasha guhinga maze wowe na Yakobo wawe uzagende mweze mugende mujye guhinga bijoro. Yesu we nzakugira mu butayu kandi uzakizwa pe uzahinduka. Twaherukanaga mu gitondo cya kare ngiye ku kazi mvuye ku kazi ngeze aha ngaha nawe sinakubona. Uretse ko telefone yanjye iri aha ngaha nari aha ngaha ko nari ngiye mu gakari gatoya ariko ntabwo nari njyanye. Ese nanabyibuka kuko kare ugeze kuvuga ngo ufite ikibazo cy'umuriro nkeka ko ariko bimeze. Hanyuma nabonaga ageze mu kanya ko kuruhuka ariko nkaba nashaka kujya gusura inshuti yacu umusaza witwa Rugenera. Si umuzi? Umusaza witwa Rugenera kuko inshuti zawe zose nazimenya koko. Ni umusaza w'inshuti y'umuryango muherutse kuza hamwe twagabiranye inka twagabiranye tujye tugabirana cyane tugasengerana tukanywa tugasangira byose. Ngene ndimo nkubwira uko nkeneye kujya gusura Rugenera ariko mbere yuko njyayo numvaga urazi ko ndi umuyobozi. Cya kabiri ndi n'umubyeyi wawe kandi uri umuhungu wanjye nkunda cyane. Numvaga rero ugomba kugira ute numvaga nkeneye kuba nakakugiriye inama ukitwara neza. Ntabwo ukwiye kuba nk'abasore b'iki gihe abanyeshuri bumva bivangavanga cyangwa abaturage basanzwe bivangavanga usanga bari mu mico mibi itagendanye n'ibyo leta y'u Rwanda yifuza. Mbese ukabaho cyangwa se ukagenda cyangwa se ukavuga nta ndangagaciro nzima ufite. Haba nifuza kugira ngo abandi ko barimo bahomba abana babo abahungu cyangwa abakobwa bakitwara nabi. Ntabwo nifuza ko nawe wazitwara nabi mu bana b'abanyarwanda cyangwa se muri abanyarwanda. Papa ibyo ngibyo ndabyumva kandi uri umubyeyi mwiza sibyo ko nagukunda kandi uburezi ugenda umana inama ngira nzazubahiriza nibyo bizatuma mvamo umugabo. Okay, urakoze cyane ku nama ngiriye. Nanjye rega ndagukunda buriya cyane kandi mbona uzavamo umuhanga iyo ukora akazi mbona ugakora neza uburyo babimbwira uburyo witwara mbona imyitwarire yawe ariko ikiba gitumye mvuga ibintu nk'ibi ngibi cyase ndimo nkugira inama nuko abantu benshi barimo bapfa mu gihe nk'iki ngiki ugasanga abantu barangiritse. Uyu musatsi uzi ko mazeho ibyumweru bibiri. Icyumweru bibiri si ubwo ngubwo urumva ari ibintu birenze. Ikindi cya kabiri ngewe nta nubwo kimfata neza nkana. Ese ubundi shobora kamanze nkubaze ryashyano ry'ihabara riri he? Nakubwiye ngo ntugire ikibazo ajye mu mase yaragiye kurindagira. Aya itonde. Oya nicyo ubwira n'ukuri yagiye kurindagira. Aya abantu ujye bitondera ubwo se yeretswe. Yerekwe iki? Ko turi kumwe nge nawe. Ubundi se hano ni kwase? Hano ni kwa nyina. Wa mugani. Kubyo nibi. Ariko reka nkubwire. Ubundi nagukoze. Oya reka nkubaze. Urabona kujya kunuza ukamanika gatoki ku idarapo. Nigeze ndimanikira hanga. Sundi wamuhisemo ndeba usize akore nawe umbeshya. Utanyibutsa nakwibutsa iki? Ya muhungu wanjye rero Kirisi. Yego. Reka mfate umwanya ngushimire cyane kuko uri umwana umwe mubo nkunda kubona bitwara neza. Ni ukuri rwose nakubyaye ngushaka ariko kandi nshimishwa n'imyitwarire myiza mbona ugenda burimo. Rero nkaba numva gukwiye gukomeza kugira izo ndangagaciro ndetse na kirazira mu bana b'abanyarwanda. Urakoze kubwe inama ngiriye. Yego. Ndumva wagenda Rugenera n'umusaza mwiza. Inshuti yawe numva wagenda ukajya kumusura nta kibazo. Ndetse urakoze cyane inama ngire nzazubahiriza ndetse no mu kazi nzangerageza kwitwara. Urakoze muhungu wanjye. Yego papa. Ibyo ngukundira cyane kandi mbona uzavamo umugabo uri nyangamugayo. Bojya kunzanira ya shati yanjye y'icyatsi. Ya indi y'ubururu. Imwe y'ubururu. Imwe y'ubururu. Nari mvugishijwe imwe y'ubururu ifite uturongo. Manuye gutya. Hanyuma njye gusura iyo nshuti yacu. Ukanye kuzanira. Yego yego. Uyu mupira ngenda heba.
utagira ngo wenda n'umupira wabona uraheba se ureba ahantu ibisuko bigeze sheri reba amazi ibyumweru 2 nsutse nta ndimo kandi nkeneye amafaranga none ariko si byo ni ibicyuho yego wowe ntugire ikibazo ariko none ushaka gupfa igituza cyane none ugisigara umugara bone oya ariko giye n'ubundi kuva kera na kare ndica nkakiza ahubwo se shu ko wanzanye hano mu rugo rwawe yahabara ntabwo riri buze dusanga nihabara kuri wowe ariko bamagana rega niwe wa mbere wowe mura umva nkubwira yarindagiye yararindagiye ajya gusenga kandi agomba kumara iminsi ngaho ubwo sinaguza nanganze kwa ariko nanone itonde gato umenye ko bari abadamu nkabariye diyabarerekwa uzi ko ashobora kwerekwa turi hano turi kumwe ibyo ni akazi ke ariko reka nkubwire uzi ko se yakoze kunzana mu rusengero aho wasengeraga ari cyo waririmbaga we ubundi izamazamuka ariko ubundi ko bavuga ngo shitani yagiye ifite ijwi ryiza mu ijuru uriya ntawe ushatse kumbwira ko ndi shitani se gani cyakoze umva nkubwire nyine hari ikibazo mfite ikibazo kiye reba nk'ubu ngubu inzu irabura iminsi 3 ngo nyishyure ahubwo se wamubwira nkamwishyura amezi 2 oya ari 2 yonyine sheri basi igira nkane ane si byo sheri come on byo sinabyo ari ikibazo yego sheri buretse gato nshaka n'inzara hano mfite ikibazo cy'inzara inzara burya zavuyemo ntabwo ari ukuvamo nshaka kuzisigisha verine nkashyiraho n'izindi z'inzomekano nyine zikaba ndende kwa kundi nyine nkukoraho kumva biraryoshye amezi 4 y'inzu erega niho ntandukaniye n'umugore wawe niriya ariko nibyo urayana erega ndabikunda reba nimba noneho sheri umva nkubwire kanjye kureba mama ntabwo dutindanye kanjye kureba mama hari akabazo yari afite ariko humura ndaza kukuvugisha si byo sheri wanjye nta kibazo kubitana sawa ujya utanayimaze bose inzara ariko ntacyo nzabigaruza rugenera ese none ntabwo ukivuga ese noneho ibyanga byose nabonye bitangaje naciye ku marembo mbona amarembo arakinguye kandi ari nsanzwe nzi yuko uba wugariye dore n'ukuntu wambaye imipira none nk'umuntu w'umuturanyi terera amaso kuri iya modoka izo ni indege ziraguruka terera amaso kuri iriya nahabonye kugeza ubu ntabwo uramenya ko umugore yampaye ntabwo nigeze mbimenya ubu nibwo mbimenya uretse ko ngende n'umuyobozi wagombye no kuba warabimbwiye mbere hose uri inshuti yanjye nkaba umuyobozi uretse ko ntabwo nigeze mbimenya mbere hose Simani vipi? Sawa. Nasi kigiye ni ryari? Kigiye se. Saha mfite.
ntasa ariko man usigaye witwara fo jewe wasize ndyamye uragenda usa nkaho wabivuze unagenda ntabwo numvishe ibyo umbwiye nese mbere yuko njya kugenda se nandi twari twavuganye ngo iki ni ibintu usigayemo muri iyi minsi ariko nari bizakemuka tu ni imihanda man ariko ibintu usigayemo nta kazi kawe biraza gusobanura ahubwo so amaga gafunguzo ibintu usigayemo nari fata urufunguzo noneho kugeza aho wambaye imipira gutya nyine umugore yaragutaye ndabyumva ariko mbere ya byose baza no umupira maze mugufasha niba bishoboka ndi bukwigisha ukuntu bawambara kuko ndabona ikibazo ufite nuko nta mugore uhari koko nko bivuze uri bunyigisha ukuntu bawambara cyangwa ugiye kuwumushyira ntabwo nkumushyira ahubwo se mbere ko tuganira kuko mbona nicanga ku mabuye nta karibu wajya kumara mu rugo nanjye ndicara ku mabuye tubone tubiganireho neza reka ugize ngo umwe karibu ubwo nundi wayinyimye basumye n'ikicaro nicaye yego hanyuma tuganire nganire n'umuyobozi n'umuyobozi umuyobozi ufite umugore ufite abana hanyuma nganire nawe njyewe urugo rwanjye ari amabuye gusa ariko se genda buri ufite akabazo ngira ngo mu mutwe abona ngiye icyo nagufasha twegereye Indera nakujyana Indera akabazo kari mu mutwe kakava agakemuka Indera hakurya hariya niho ukwiriye kujya hakurya hariya jewe njye Indera ca ningutangayo wampaye